muhaye kaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye twagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutuba hafi mutubaza ibibazo, abadukora comments, abakora share, abakora subscribe, abakora like, nukuri n'inkunga ikomeye muduhaye. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose. Mubasha gusangiza ibi byigisha mubona byafasha, mwakora like, mwakora subscribe muri bashya, ndetse mugakora share musangiza ibi byigisha mubona byafasha. Kandi muduhe n'ibitekerezo muri comments. Reka turebe impamvu nyamukuru zigera kuri 6 zituma umugabo ibihe byinshi yanga kwambara impeta. Impeta aba yarambaye mu gihe cy'umubano, mu gihe cyo gushyingirwa. Abagabo benshi bakunda kutambara impeta, ariko se nizihe mpamvu zihishe inyuma yo kutambara impeta? Ubundi si impeta imaze iki? Buriya impeta yatangijwe bwa mbere mu gihe cy'imyaka irenga 6,000 mu ngoma y'Abanyegiputa cyangwa se muri Egypte. Kwambika impeta bwa mbere kw'abashyingiranwa byabonetse muri Egypte mu myaka 6,000 ishize. Impeta yabaga ikozwe muri diamant, ariko buhoro buhoro muri siècle ya 15 cyangwa se mu kinyejana cya 15 nibwo mu Baroma cyangwa se n'Abagiriki nabo batangiye kuyikoresha mu kugira ngo abantu basezerane. Nibwo abantu batangiye gukora impeta zikoze muri argent ni feza cyangwa se muri fer. Ubwo fer ni ubutare. Rero ni ikimenyetso cy'uko abantu babiri bahuye bagiye kuba umwe. Impeta ubwayo nta kintu ivuze. Abantu benshi bayikoze kugira ngo babashe kwibonera amafaranga. Yakozwe mu buryo bwa business. Yayitangije mu buryo bwa business, ariko uyu munsi byabaye gikwira mu bihugu byose. Impeta zirambikwa. Abantu bagiye kubana barazambikana. Ariko ukasanga mu rugo habamo amakimbirane. Umugore akenshi ibintu bijyanye n'amabiju akunda kubiha agaciro. Niyo mpamvu igihe cyose umugore afite impeta we ahora ayihiramo, ayihozamo. Ariko abagabo benshi ntago bakunda kwambara impeta. Ese nayahe mabanga yihishe inyuma yo kutambara impeta? Impeta kuko yambikwa iba ari ikimenyetso cy'urukundo, ni ikimenyetso cy'ubudahemuka, ni ikimenyetso cy'uko umuntu agiye gushyira umutima we mu mubano, muri mariage. Ariko abagabo ntago babyambara. Ese kuba umugabo atayambaye ni ikimenyetso cy'uko adakunda uwo mugore? Ese ni ikimenyetso cy'uko nta budahemuka azagira uyu mugore? Ese ni ikimenyetso cy'uko uyu mubano nta mutima awufitemo? Ni izihe mpamvu zituma impeta umugabo atabasha kuyambara kandi umugore ahora abimubwira? Ikintu cya mbere, iyo umugabo adashaka kwambara impeta abwira umugore ngo yarabyibushye, urutoki rwe ntago rukijyanye n'iyo mpeta. Ariko nyamara atari pretext, atari uburyo bwo kuyanga, yabasha kugira gute kugenda bakayishongesha bakongera bakamukorera iyindi. Icyo kintu rero abagabo mubimenye. Impamvu ya mbere umugore ubimenye, impamvu ya mbere umugabo azakubwira ngo ntabwo yambaye impeta nuko azakubwira ngo yarabyibushye. Ikindi kintu cya kabiri, azajya ahora akubwira ngo yayibagiwe. Ariko uyu munsi ushaka kuyibagirwa, ariko buri munsi se impeta urayibagirwa. Bivuze ngo nubona umugabo wawe adakunda kwambara impeta aguha impamvu, uzamenye ko ari uko adashaka kwambara impeta. Ikintu cya gatatu rero, uzumva umugabo akubwira ngo ntago nzi ahantu nayishyize. Ati nagiye ku kazi nasohotse nibagirwa ahantu nari nayihize mitambona natinze ndigendera. Mbese buri munsi umugabo udashaka kwambara impeta akunda gutanga impamvu. Ariko none dore ikintu cya kane none cyo gikomeye cyane. Umugabo uteganya gucinya umugore wiwe cyangwa se uteganya kwirukanka inyuma y'abakobwa ashaka kubabeshya, adashaka kwerekana yuko yubatse, azakuramo impeta
kandi gukuramo impeta buri munsi abeshya ni ukugira ngo itamwishushanyaho. Noneho iyo wayambaye igihe ikwishushanyaho kubera ko iba yatwikiriye umubiri, noneho ahantu yari iri hakagaragara, kuri iyo cy'umukobwa yajya kubeshya atabasha kutabibona. Rero niyo mpamvu hakiri kare umugabo atangira kwitoza kutambara impeta kugira ngo itamwishushanyaho. Rero nshuti mukundwa, umugabo ufite gahunda yo kuzajya yirukanka inyuma y'udukobwa atubeshya atwereka yuko atubatse, akunda gukuramo impeta. Noneho undi nawe umuntu ubasha kuba yaratangiye guca inyuma umugore neza, afite abandi bagore n'abandi bakobwa aca inyuma, abasha gukuramo impeta kuko kuyigendana iramubangamira. Gusa ikintu gitangajije, abakobwa bo hanze aha n'abagore bo hanze aha ntabwo bitaye kumva ngo umugabo afite umugore cyangwa se ntabwo amufite. Kuvuga ngo wambaye impeta no kuba utayambaye nta kintu bivuze, icyapfa n'icyo ari bugukureho. Rero nshuti mukundwa aho nkurikiye, umugabo wanga kwambara impeta hari igihe aba arimo kuguca inyuma, yanga yuko aho agenda hose babona yuko yubatse, kubera ko akenshi abantu bubatse baratinyika. Rero iyo adashaka ko bamutinya akuramo impeta. Ikindi kintu cya nyuma rero, iyo yumva rwose abangamiye no kuyambara, buriya ikintu umuntu aba ataramenyereye kucyambara kuko ngo ugiye gukora mariage hari igihe kuba mubangamira. Niyo mpamvu umugore uzabanza ugenzure bino bintu byose. Hari igihe uzamubwira nabi, ukamushyiraho inkeke, urutoto, ukamutuka ngo ntabwo yambaye impeta, nyamara nuko imubangamiye nta n'ikindi kibi kibirimo. Rero uramenye, ntuzigere utegeka umugabo kwambara impeta. Kandi nanone hari abadamu nabo batigeze bambara impeta, by'umwihariko hari n'amadini usanga ibintu byo kwambara impeta batabishyira imbere. Noneho kubera yuko nyine kwambara impeta ari umuco, abantu bakazambara, bamara kuzambara bakaba banazibika. Rero ubonye umugore wawe nawe bitamurimo kwambara impeta, mugabo ntuzamutegeke kwambara impeta, kubera ko hari n'abagabo uzasanga bategeka abagore babo kwambara impeta ariko bo bakagenda batazambaye. Rero buri muntu wese agakurura yishyira kubwo kwikunda. Ntuzigere utegeka mugenzi wawe kwambara impeta, nakubwira ati impeta irambangamira uzabyumve kandi ubishyigikire, kubera yuko kwambara ikintu umuntu atamenyereye basha kumubangamira. Ariko nyine kuko uba wiyemeje urukundo, uba wiyemeje ubudahemuka, uba wiyemeje ko ugiye gushyira umutima ku rugo, umugore wawe mugabo mu gihe gushakaho kwambara impeta, ibyitoze uyambare. Nubona ari ntoya ukoresha inini, noneho rero bigende neza. Kandi nawe mudamu ubasha no kwibutsa umugabo wawe mu gihe yagiye, kuko hari n'igihe kuko aba yayibagiwe. Ariko kuyibagirwa buri munsi byo ni ikintu gikomeye cyane. Noneho n'umugabo ashobora no kugenda yambaye, noneho rero kuko wamushyizeho pressure akayambara, yagera imbere akayikuramo akayishyira mu mufuka, noneho mu gutaha akibagirwa yuko yari yayikuyemo, ugasanga noneho bibaye ikibazo. Rero nshuti mukundwa aho nkurikiye, niba wumva impeta ikubangamiye, bivuga hakiri kare utarabana n'uwo mugore, abimenye neza yuko mugiye kwambikana impeta kugira ngo murye amafoto, ariko ko nyuma utazayambara abe abizi. Ariko nubitabivuga ukazabihindura nyuma, umugore ntabwo bizamuryohera kandi muzahora mubyenga iminyagara. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushobora kwambura mu byo ntavuze? Yakira muri comments. Niba mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyico kwana namwe, kumwe na Dorothée w'Impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.